Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo amahoro bakundwa bene data, ndabasuhuje mu gitondo kiza cy'umugisha cy'uyu munsi Imana ituremeye. Imana ishimwe kuko ikitubeshejeho kandi kabidutije aka kanya ko kongera kuganira ku ijambo ryayo. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Muri kino cyumweru turimo turaganira ku cyazanye Yesu mu isi. Mbese ni iki cyazanye Yesu mu isi? Yesu afite intego yamuzanye mu isi, Imana yari yarabiteguye. Narinje kukubwira rero ngo Yesu yazanywe no gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe ku bishungu ya benshi. Yego, Yesu yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe ku bishungu ya benshi. Mana nibaho umugisha. Dusoma amagambo y'Imana yanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 20, duhere ku murongo wa 25 kugera kwa 28. Handitswe ngo Yesu arabahamagara arababwira ati, muzi yuko abami b'abanyamahanga babatwaza igitugu n'abakomeye babo bahawe kubategeka, ariko muri mwe siko biri, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajya aba umugaragu wanyu, kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe ajya aba imbata yanyu. Nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe ku bishungu ya benshi. Imana ishimwe. Yesu yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe ngo bube inshungu ya benshi. Aya magambo dusomye ni igihe abigishwa bari bicaranye na Yesu. Hariho umubyeyi umwe wari waje kwinginga Yesu ngo azamuhere abana babiri mu bagendanaga na Yesu. Aramubwira ati, abana banjye rwose nyemerere wumve icyo ngusaba, abana banjye umwe uzamuhe kwicara iburyo bwa undi ibumoso. Cyabaye ikiganiro kirekire, gusa igihe cyarageze abandi bigishwa bamenye ko iyo situation yagenze gutyo, ko hari abanyuze hirya bakajya gusaba imyanya ngo barababara. Yesu rero biza kurangira abicaje bose arabaganiriza, arababwira ngo ibyo kurwanira imyanya, ibyo kurwanira ubutegetsi, ibyo ngibyo nta kintu na kimwe bibafasha. Abami bo mu isi barabikora, bamwe bagategeka, abandi bagatwaza igitugu, n'abakomeye nuko nguko babigenza. Ariko arangije arababwira ngo mwebwe ababanye nanjye, mwebwe abamenye bakamenya imikorere yanjye, mwebwe abumvise ijwi ryanjye, mwebwe abo twagendanye, mwebwe abo mu nzu y'Imana, ntabwo ari gutyo bikwiriye kumera. Nimukwiye kurwanira imyanya. Ushaka kuba mukuru muri mwe azajya aba umugaragu w'abandi, ushaka kuba uw'imbere muri mwe azajya aba imbata yanyu. Ageze ku murongo wa 27 arababwira ngo nk'uko umwana w'umuntu, niwe wivugaga, ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe ku bishungu ya benshi. Bene data, Yesu yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe ku bishungu yanjye nawe. Imana idufashe. Nagiraga ngo mbabwire yuko Yesu yaje gukora ibyo abandi batabasha gukora. Ibi bintu byo kuba umwami, byo kuba umutegetsi, byo kuba umuyobozi, ubwami bwa Kristo yaravuze ati, "Jewe ubwami bwanjye ntabwo ari ubwo muri iyi si." Niyo mpamvu niba mubyibuka
mwibuka yuko mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohani ibice 6 umurongo wa 15 nimuhasoma muzabihasanga. Yesu yigeze ahaza abantu, yatubuye imigati agaburira abantu barahaga. Abantu ngo bamare guhaga bararya imigati, bararya amafi, baravuga bati uyu muntu ari ubaye umuyobozi wacu, nzara ntabwo yazatwica, mureke tumwimike. Yesu ngo arita mu gutwi. Nusoma umurongo wa 15 ngo Yesu amenye ko bagiye kumwimika, ngo arabiyufura, niryo jambo bakoresheje. Mu yandi magambo arabacika arigendera. Ntabwo yazanywe no kuba umwami cyangwa umutware w'iyi si, ubwami bwe hari ahandi yari abutegereje. Arabyanga, arabacika, arigendera. Ntabwo Yesu yaje gukorerwa. Yarababwiye ngo jyewe umwana w'Imana naje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwanjye kugira ngo bube incungu ya benshi. Imana ishimwe. Yesu rero yaje gukora ibyo abandi batabasha gukora. Abayobozi barahari, abategetsi barahari, abatwaza igitugu barahari, ibyo birashoboka ko abandi babikora. Yesu rero yaje gukora ibirenze cyane ibyo abandi bantu babasha gukora. Imana ishimwe. Ikindi nuko Yesu yaje kuduha ibyo abantu batabasha kuduha. Yego, ibyo Yesu atanga, ibyamuzanye, umugambi yari afite ni ukugira ngo akore ibyo abandi bantu batabasha gukora, abashe kuduha ibyo abandi bantu batabasha kuduha. Ibi bifatika abantu barwanira, ibi by'amafaranga n'amazu n'amatungo n'amasambu. Inshuti yanjye, aho uri ntabwo urahura n'umuntu ngo aguhe amafaranga, nturahura n'umuntu ngo aguhe imyambaro, nturahura n'umuntu cyangwa nturumva umuntu atanga ubuhamya ko ari uwamuhaye imodoka. Bene data, ntabwo mujya mubona ko ibihugu n'ibikomeye n'ibyoroheje bibasha gutanga amaviza? Yego, ariko Yesu yaje gutanga ubugingo bwe kugira ngo acungure ubwacu bubone kubaho. Yaje gukora no kuduha ibyo abandi batakora. Viza barazibona zo mu isi, abandi barazitanga. Yesu ntiyazanywe no gutanga viza. Amazu umuntu yayaguha, amasambu n'amatungo, yego, ariko ntawabasha kuguha ubugingo, ntawabasha kukubabarira ibyaha nawe. Yesu rero yaje gukora ibyo abandi bantu batakora. Yaje kuduha ibyo abandi bantu batabasha kuduha. Cyampa mukabyumva neza, Yesu yazanywe no gutanga ubugingo bwe kugira ngo bube incungu ya benshi. Imana ishimwe. Muri aya magambo dusomye, mu nkundire mvuge kuri uyu murongo wa 27 tuvugemo ibintu bibiri nyine biriya nababwiye ko ari byo mvugaho. Turimo turaganira ku cyazanye Yesu, abandi bazagenda bavuga ibindi, ariko muri kino gitondo dusomye muri uyu murongo ngo Yesu yaje gukorera abandi. Icyo ni kimwe. Gukorera abandi biratugaragariza iki? Ni ikimenyetso cyo guca bugufi. Niba mubyibuka, Yesu yigeze yoza abigishwa be ibirenge. Ubwo Yesu yatangaga ifunguro ryera cyangwa igaburo ryera cyangwa Sainte Seine, Bibiliya ivuga ngo ni igihe Yesu yasangiye n'abigishwa be ubwa nyuma yenda kurangiza cyangwa gusoza umurimo wari waramuzanye hano mu isi. Yegeranya abigishwa be, barasangira, arangije ngo afata amazi ashyira mu ibase, ngo afata igitambaro cyangwa se reka tuvuge eswime, ngo araboza ibirenge. Petero waravuga ati jyewe ntabwo uri bunyoze, reka mwigisha, ntabwo ari njye wakoza. Aramubwira ngo nintakoza ntaho nzaba mpuriye nawe. Mwene data unyumva, Yesu natakoza, nutemerera Yesu ngo akuhagize amaraso ye, akoze akuhagire, nawe agucungure muri aba ngaba yaje gucungura, ubu wucunguwe. Nutemerera Yesu ngo akoze, nta sano uzaba ufitanye nawe. Imana nidufashe. Abwira Petero ngo nintakoza nta sano uzaba mfitanye nawe. Birangira Petero yemeye, baramwoza, baramuhanagura. Yesu arangije arababwira ngo icyo nkoze iki ngiki muracyumvise?
ati munyita shobuja, munyita umutware, kandi niko biri. Muzabisome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohani ibice 13, musome icyo gice cyose kuri 14 no kuri 15. Harababwira ngo iki nkoze muracyumvise, munyita shobuja, munyita umutware, kandi mukora neza, kandi niko biri. Mbese umutware cyangwa umuyobozi niwe woza abandi, cyangwa niwe wari ukwiye kozwa? Ngewe ndi shobuja ariko ndabogeje, none binkoze namwe muzabikorerane ikimenyetso cyo guca bugufi. Imana ishimwe. Twasomye irindi jambo rivuga ngo yaje gutanga ubugingo bwe kuba inshungu ya benshi. Inshuti yanjye, amaraso ya Yesu yatumye dukurwaho gucirwaho iteka. Bibiliya itubwira mu Baroma ibice 3:25 na 26 ngo niwe Imana yashyizeho kuba impongano yo wizera amaraso ye, ngo kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe ubwo Imana yabyihanganiraga, kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo, ngo ibikiranuka kandi isindishiriza uwizeye Yesu. Amaraso ya Yesu, kuza kwa Yesu byatumye dukurwaho gucirwaho iteka. Icya kabiri, kuba Yesu yarabaye inshungu byatumye dukurwaho ibyaha. Bibiliya itubwira ngo niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Icya gatatu, kuba Yesu yaraje kuba inshungu yacu, inshungu ya benshi, byatumye dukurwaho urupfu. Bibiliya ivuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Kubera iki? Kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryatubatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Imana ishimwe. Yesu yaje kuba inshungu ya benshi. Bibiliya itubwira ngo kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu, niwe Yesu Kristo witangiye kuba inshungu ya bose. Nibyo byahamijwe mu gihe cyabyo. Imana ishimwe. Izera Yesu. Nawe ni wizere Yesu nshuti yanjye, umubwire ngo nanjye ndakwemereye, ndakwakiriye, akira ubugingo bwanjye, ndemeye, nyuhagira, nanjye mbe mubo wacunguje ayo maraso. Nshuti yanjye, Yesu yazanywe no gukorera abandi. Mwigireho wige guca bugufi nawe ukorera abandi, urekeraho kugira kwifuza icyubahiro. Icyubahiro ni icy'Imana. Yesu yaje gutanga ubugingo bwe kugira ngo bube inshungu ya benshi, icyampa ukaba muri abo ngabo. Imana nibaho umugisha mu izina rya Yesu.